Nshuti bakunzi ba Rwanda TV nongeye kubasuhuza ni mugira amahoro ni Yves rero ndagarutse ngo twongere tuganire mu makuru yacu y'uyu mugoroba. Uyu mugoroba tugiye kuganira ku makuru yaranze umunsi w'ejo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu, hari n'undi ku munsi wo kuwa gatanu, aho abanyarwanda babarizwa muri diaspora ya Sweden bakoze ibirori by'akataraboneka ku munsi w'ejo nimugoroba. Tugiye rero kwinjira muri aya makuru turebere hamwe uko umunsi wari wifashe. Habaye ibirori byiswe grill party, yabanjirijwe rero na football yari ibereye ijisho ku bari bibereye ku kibuga. Nahamye ntashidikanya ko buri muntu wese witabiriye yanyuzwe n'umukino twabonye ejo ku munsi wo kuwa gatanu. Hari amakipe abiri, hari ikipe nakwita ko ni ikipe nkuru, hanyuma n'ikipe ya kabiri. Ikipe nkuru ni ikipe isanzwe imenyeranye, isanzwe ikina, muraza kubona bari bambaye amajezi y'umuhondo, hanyuma hakaba n'ikipe rero y'abari bambaye amajezi y'ubururu. Iyo ariyo kipe yacu rwari rwambikanye rero hagati yacu ndetse n'iyo kipe y'abakuru. Muraza kubonera Yannick Mukunzi, akaba ari nawe wari wabaye umusifuzi muri uyu mukino waranze umunsi w'ejo kuwa gatanu. Ejo rero byari ibirori bidasanzwe. Ibyo birori rero byo nyuma y'uko uwo mukino ubaye, yego ikipe nkuru yatsinze ibitego 3-2 ikipe yacu ya kabiri, ariko urumva ntabwo duheruka mu kibuga mu myitozo yacu, nyine namwe murabyumva. Ubwo ninjira none mu gufana, nsohotse mu itangazamakuru, mureke mfane ko ikipe yanjye twaratsinzwe ibitego 2 ku bitego 3, ariko mbone no kuvuga ngo felicitation ku makipe yombi, amakipe yitwaye neza. Muraza kugenda mubyumva, abayobozi bagiye babigarukaho, ari naho ngiye rero bamaze kwemeza ko hari ikibuga tugiye gushaka tuzadukoraho imyitozo byibura buri gihe, ku buryo icyo kibuga kizaba gihari kugira ngo abafite umwanya dukora imyitozo, hanyuma tugire ikipe ifatika. Imyenda mwayibonye ko tuyifite, ntacyo tuzitwaza. Urubyiruko rwose abari hafi aha ngaha, abari abajene n'abakuze, turahari kugira ngo dufatanye. Nanjye nzaba ndi mu kibuga, tuzaba dukinana. Imoso nanjye ndebaho rwose, naho imyaka imaze kujya, ariko icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko hari na match, actually hari na match dufite ku itariki 5 z'ukwa karindwi, match abanyarwanda bazakina n'abarundi. Buri mwaka turayigira iyo match, rero turabararitse kugira ngo muri iyi minsi turaza gutanga message. Izi kipe zombi mwabonye tuze dufite ikipe ifatika, tuzakine n'abavandimwe kandi twitware neza. Tugomba kubatsinda, turebe ibyaduteza imbere bitandukanye. Ari u Rwanda ni urwacu kandi tugomba kuruteza imbere. Dufite imiryango yacu tugomba gufasha. Rero mwumve ko rwose turi hano kugira ngo tubafashe, turi hano kugira ngo tujye hamwe, ntihazagire uwigunga, ntihazagire ugira depression, duhari twese. Urubyiruko mwumve ko tugomba gushyira imbaraga nk'uko amasada bivuze mu guteza imbere igihugu, mu kugira ibituranga, za kirazira, imico yacu. Turavuga umupira, ariko hari n'itorero ribyina kinyarwanda, harimo abakobwa. Ndabizi hari bamwe bagenda bakuru ugasanga batangiye kumva ko atari ibyabo, ariko n'abakuru rwose amasada agiyemo ntawe umurusha. Mama koko nuko Ambasaderi Diane Gashumba yari ahari rwose, yashyigikiye aba bajene, ashyigikira urubyiruko kuva match itangiye. Batangiye ahari, batangiye kwishyushya ahari, bakina ahari rwose, aranafana. Yishimira cyane by'umwihariko uburyo urubyiruko rwerekanye yuko rufite discipline yo ku rwego rwo hejuru, berekanye uburyo bafite ubushake bwo kumenyana, gukorera hamwe, ndetse no kureba ukuntu bashyira hamwe kugira ngo imbaraga zabo, ubumenyi bwabo, impano zabo zakorera hamwe, hanyuma zikubaka igihugu cyababyaye. Kabone nubwo bari mu mahanga, ariko kuba bari mu mahanga, igihugu
kiba mu mitima, yanabigarutseho muraza kubyumva mu ijambo yagejeje ku bantu bari bitabiriye ibi birori by'uyu munsi wo kwa gatanu. Abonye live noneho umupira mwiza kandi urimo discipline, urimo ibitego byiza, twabonye dufite abakinnyi bakomeye, ariko gukina ni byiza, ariko ikindi cyiza ni ukuduhuriza hamwe twese. Turi umuryango umwe, turi kure y'igihugu cyacu, ariko aha tuba twahuriye, tuba turi u Rwanda, tuba twegereye igihugu cyacu. Ndagira ngo nshimire abateguye iki gikorwa, urubyiruko mwese ko mwakitabiriye, na komite yabafashije, DJ Moz na komite ya Mama Koko. Ntabwo ari njyewe ndumva ari ubwa mbere ibi ngibi bibaye, ndagira ngo mbashimire cyane, kugira ngo mbabwire ngo tujye twegerana, tuganire igihugu cyacu, ariko tuganire n'ubuzima bwacu, kuko mbere yo kuganira igihugu natwe ubwacu tugomba kugubwa neza aho turi kure y'abacu cyangwa kure y'igihugu cyacu. Nka Embassy rero tubereho kubafasha mwese, kandi nta n'umwe dusigaje inyuma, kereka uwo tutamenya aho ari cyangwa uwanze kudusanga. Kugira ngo mbashishikarize mwese ntimukabikire, sibyo? Turi ababyeyi banyu, dufite abana bangana namwe, noneho n'igihugu cyarabadushinze. Niyo mpamvu turi hariya. Impamvu ya mbere Embassy ifungurwa, yego hari umubano n'ibihugu tuba turimo, ariko diaspora burya muri mu nshingano zacu, kugira ngo mugubwe neza, ntitutegereze ko mugira ikibazo, ahubwo dutekereze igikorwa nk'iki gituma twirinda ibibazo. DJ Moz yabivuze, muri ibi bihugu haba harimo ibintu byinshi bishobora kuturangaza, bishobora gutuma tujya mu bikorwa bitari byiza ku buzima bwacu, ariko guhura nk'uko tukaganira, tukamenya uko mubayeho, ufite ikibazo akatubwira, numva nicyo gikorwa cya mbere, ariko noneho tukanasangira ibijyanye n'igihugu cyacu. Mama Koko yadusengeye, yavuze ati aho uciye hose umuntu akakubonamo kuba umwana w'Imana. Nanjye reka nongereho ngo biba byiza aho uciye hose kubona ko uri umunyarwanda, ufite ubudasa, ufite ubupfura. Nyuma yaho kandi ntabwo byarangiriye aho ngaho, kuko nyuma hari nanone after party yateguwe nanone n'umuyobozi w'urubyiruko ari we DJ Moz. Ku batamuzi, DJ Moz rero yari yazanye abahanzi babiri b'ibyamamare. Uwa mbere n'uturukaga mu gihugu cy'u Burundi, muramuzi, Dramati, ni umuhanzi ukunzwe cyane n'abatari bato gusa, ni umuhanzi ukunzwe n'ingeri zose, abato n'abakuru, mu njyana ye nziza iryoshye, abantu baramukunda. Ntekereza yuko abitabiriye after party yagombaga kugera saa 9 za mu gitondo, nzi neza yuko bafite byinshi byo kuba bavuga ku mugoroba waraye urangiye utambutse. Hanyuma hakaba rero nanone abo bonyine, si we wenyine, hakaba nanone rero mu gihugu cy'u Rwanda umusitari wacu, umwami w'abagore, ariwe Davis D nawe rero yari mu bataramiye abari bitabiriye nanone iyo after party. Nk'uko rero nakomeje kubibabwira, byari ibirori by'akataraboneka, byari ibirori bari bategereje igihe kirekire, abantu bose bafite amatsiko yo kureba se bizagenda gute. Nk'uko muri kubyumva, ni ibirori by'uruhererekane, kumva uyu mukino, nyuma y'umukino hakajyaho ubusabane, nyuma y'ubusabane hakajyaho after party. Rero nababwira nti byari ibirori bidasanzwe, byari ibirori rwose wanaga yuko byuzuyemo umunezero. Ahangaha rero nanone baboneyeho nanone kwibutsa abari bitabiriye ibi birori yuko mu kwezi kwa munani, murabizi ukwezi kwa munani ni ukwezi k'umuganura ku Banyarwanda, ati mu kwa munani tariki 16 nibwo uyu mwaka wa 2025 nibwo umuganura uzaba, ukazabera mu gihugu cya Norvège. Rero muri Norway murumva yuko umuganura uri aho ngaho iwanyu mu murwa mukuru Oslo, aho rero ariho abanyarwanda baturuka muri Swede, abaturuka muri Finland, abaturuka muri Denmark, ndetse n'abatuye muri Norway,
abo bose bazaba barimo baratarama n'abandi baturutse hirya no hino ndetse n'inshuti z'abanyarwanda bazahurira ahangaha rero mu gihugu cya Norway. Hazaba ari ku itariki 13 nk'uko nemaze kubivuga, azaba ari uguhera isaa 8 z'umugoroba. Ngira ngo nagerageje gushyiraho flyer kugira ngo muze kubibona, hanyuma mutangire mubitegure mubishyire kuri kalendari zanyu. Abasaba impushya musaba hakiri kare mu kazi kugira ngo mutazaba mucikwa n'uyu munsi. Tuzaba turi kumwe kandi na DJ Moze nk'ibisanzwe. DJ Moze ahangaha muri Swede akaba n'umuyobozi w'urubyiruko. Murumva ko tuzaba turi kumwe nawe hariya, niwe uzaba uri gususurutsa abazaba bitabiriye ibirori by'umuganura. Ndetse tuzaba tunari kumwe na DJ Moses wo muri Norway. Nanone murumva ni ba Moses babiri, nabwo nawe azaba hari mu bavanga imiziki. Murabizi ko aba bajene abantu batuye ngaha mumaze kubamenya, ni abantu bavanga umuziki mu buryo buryoheye amatwi. Ngira ngo abitabiriye igitaramo cya nimugoroba mwebweho mwabashije kugenda muryoherwa. Natwe rero nka Rwanone TV turahari kugira ngo dukomeze kujya tubagezaho amakuru, dukomeze kujya tubagezaho udushya dutandukanye. Namwe icyo tubasaba nuko mwakomeza mukagumana natwe, mukore subscribe kugira ngo muhagume urebe neza niba warakoze subscribe. Niba utarayikora uyikore, ukande kukazogera kugira ngo notification ijye kugereraho igihe. Kandi nyamuneka mukore share kugira ngo mudufashe, mukore comment, mukore like, tuganire kugira ngo mudufashe natwe tugire ibyo tubagezaho birenze ibyo twabahaga. So rero ndabakunda, mugira amahoro. Ni Yves kandi nakagaruka, turaza gusubira mu bindi biganiro biri imbere aho tuzagenda tuganira mu buryo butandukanye. Ciao ciao, mugira amahoro, ndabakunda.